Kwizina rya Allah nyirimuwe nyirimbabazi. Uno munsi tugiye kuba twareba inkuru turebe amateka ya Sulaiman cyangwa se Salomo wabarabayeho akabasha guhabwa ububasha n'Imana, wahoze ari intumwa ari umuhanuzi w'Imana. Salomo byose byaba byaragenze gute? Amazina y'inti ya Habib. Quran sura ya 27 yabivuga iki? Ku murongo wa 3 haranditse ngo babandi bahozaho iswara bagatanga amaturo kandi bakemera badashidikanya umunsi w'imperuka. Mu by'ukuri babandi batemera imperuka twabakundishije ibikorwa byabo bibi bakabibonamo ibyiza, bityo bakaba barindagira. Abo nibo bazabona ibihano kuri iyi si, kandi ku munsi w'imperuka nibo bazaba abanyagihombo gikabije. Ubundi uyu Salomo mu ntumwa zose zabayeho niwe wabayeho ufite ibitangaza byinshi, kandi naho n'ubwami yari afite bwari butangaje, kandi kuva yabaho nta wigeze ugira ubwami bumeze nk'ubwe kugeza amagingo ye. Ku bitangaza bye rero Quran uvuga ukuntu ivuga, abantu bundi ba kera iyo bahabwaga ibitangaza bivuye mu ijuru bose benshi barahinyuraga bakavuga ati rwose ibyo ntabwo tubyemera. Quran 27 umurongo wa 13 haranditse ngo ariko ubwo ibitangaza byacu bisobanutse byabageragaho ku buryo bugaragara baravuze bati ubu ni uburozi bugaragara, nuko barahinyura bidakwiye ndetse baranibona, nyamara imitima yabo ibihamya ko ibyo babona ari ukuri. Ngaho reba uko iherezo ry'abangizi ryagenze, kandi rwose twahaye ubumenyi Daud na Sulaiman cyangwa se Salomo, maze bombi baravuga bati ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah, we watutishije benshi mu bagaragu be babemera Mana. Kandi Salomo yazunguye ubuhanuzi, ubumenyi n'ubwami bwa Daud, nuko aravuga ati yemwe bantu twigishijwe kumva imvugo z'inyoni kandi duhabwa buri kintu. Mu by'ukuri izi ni ingabire za Nyagasani zigaragara. Quran nanone 27 ku murongo wa 17 nuko Salomo akoranyirizwa ingabire ze zo mu majini no mu bantu ndetse no mu nyoni, maze zishyirwa mu masibo araziyobora. Reka turebe amateka twumve ngo byose byatangiye gute, yavaga yajyaga. Salomo waje kuza gushaka umukobwa w'umwamikazi, wari umwamikazi bitaga Sheba. Ikiganiro cyacu kiravuga ku mateka y'intumwa y'Imana Sulaiman alayhi salam. Sulaiman alayhi salam akaba ari umuhungu w'intumwa y'Imana Daud alayhi salam. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri Daud alayhi salam. Uyu munsi rero turaganira ku ntumwa y'Imana Sulaiman cyangwa se Salomo nk'uko handi bamwita. Sulaiman alayhi salam rero ni umuhungu wa Daud. Daud akaba ari mwene Eisha mwene Owaid mwene Aberi akaba ari mwene Salmon akaba ari mwene Nahson akaba ari mwene Aminadab akaba ari mwene Arami akaba ari mwene Hesron akaba ari mwene Farsi akaba ari mwene Yahuda akaba ari umuhungu wa Yaqub mwene Ishaq akaba umuhungu wa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala muri surati an-Naml aya 16 iragira iti wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuha an-nas ullimna mantiqa at-tayri wa utina min kulli shay inna hadha lahuwa al-fadl al-mubin. Surati an-Naml aya 16 Imana iragira ngo Sulaiman alayhi salam yazunguye se وقال يا أيها الناس akagira ati yemwe bantu ulimna mantiqa at-tayri twebwe twigishijwe indimi z'inyoni wa utina min kulli shay kandi twahawe buri kimwe cyose inna hadha lahu al-fadl al-mubin. ibingibi ni imigisha ihambaye, ni imigisha ituruka kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Sulaiman nk'uko bigaragara ni intumwa y'Imana yahawe, yari intumwa yahawe wahyi, akaba n'umwami, wari umwami ukomeye, umwami wari ufite ubwami butigeze uwo ari we wese kandi butazanigera n'undi uwo ari we wese nyuma yo kubaho kw'intumwa y'Imana Sulaiman alayhi salam. Uku kuzungura kuri se na se yari intumwa y'Imana akongera akaba n'umwami mu gihugu yari arimo. Sulaiman rero we yararengeje ubwami se nkuko turi buze kubibona mu mateka. Igisobanuro kiriya aya nuko Sulaiman alayhi salam yazunguye se Daud ku butumwa no ku bwami. Ntabwo yamuzunguye ku mutungo, kubera ko Daud alayhi salam yari afite n'abandi bana. Nanone kandi intumwa z'Imana ntizizungura imitungo, kuko ibyo zasigaga byabaga ari sadaka ku basigaye.
ibyo biremezwa n'imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiriwe n'abasangirangendo batari bake, yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo nahnu ma'ashara al-anbiya la nurath ma tarakna fa huwa sadaqa. Iyi ni imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo twebwe uruhando rw'intumwa cyangwa se twebwe itsinda ry'intumwa la nurath, ntabwo tuzungura nta nubwo tuzungurwa, ma tarakna fa huwa sadaqa, ibyo twe dusize bitangwamo sadaqa, bigahabwa batishoboye, bigahabwa bafite ibibazo. Umutungo w'intumwa z'Imana zasize wahabwaga abakene n'abafite ibibazo, ntabwo wagabanwaga abo mu miryango yabo, kubera ko kuri bo intumwa z'Imana isi n'iby'isi ni akantu gato cyane, nta n'agaciro bifite, nta n'agaciro babihaga, kuko bo imibereho yabo, ukubaho kwabo nk'intumwa z'Imana, ibyo babaga bimirije imbere byari birenze iby'isi. Ntabwo rero bari bakeneye mirathi, kurifiyana ku mitungo. Mirathi yabo ni ilmu, nta kindi. Sulaiman alayhi salam, Imana yamuhaye ubushobozi bwo kumva indimi z'inyoni, akabasha gusobanurira abandi icyo zivuze. Nuvuga ngo mu bwami bwa Nabi Sulaiman alayhi salam yashoboraga kumva inyoni uko ivuze, inyoni zose n'ibisiga icyo bivuze. Ubwo bushobozi Imana yari yarabumuhaye. Waqala wa utina min kulli shay in hadha lahu al-fadl al-mubin. Sulaiman ati twahawe buri kimwe cyose, ibi ngibi ni umugisha, utarigeze upfa kubona buri wese. Sulaiman yari yarahawe iby'umwami akenera byose ndetse birenzeho. Yari afite ibikoresho, yari afite ingabo, yari afite abaturage b'abantu, yari afite amajini mu nshingano ze, yari afite inyoni, yari afite inyamaswa zirazo mu ishyamba, yari afite amashitani, yari afite ilmu, yari afite no gusobanukirwa. Ibyo byose Nabi Sulaiman alayhi salam yari abifiteho impano Nyagasani yamuhaye. وقال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سورة النمل آية 17. muri aya Imana iravugamo umugaragu wa Sulaiman mwene Daud, yuko igihe kimwe Sulaiman yafashe urugendo hamwe n'ingabo ze zo mu bantu, mu majini, mu nyoni ibiguruka. Amajini n'abantu bagendaga hamwe bari kumwe nawe na sebuja, naho inyoni zikabagenda hejuru zibatwikiriye izuba. Kandi buri mutwe wabaga ufite umuyobozi, wabaga ufite kamanda ugenda uyoboye. Nuvuga ngo amajini afite kamanda, abantu bafite kamanda, inyoni zifite kamanda, ku buryo bagenda nta ugenda asiganwa n'undi, nta ugenda asigara inyuma. Igihe kimwe rero bafashe urwo rugendo, noneho baragenda hatta idha atawu ala wadi namli, kugeza ubwo ngo baje kugera mu gikombe cy'intozi. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. ubwo bari bafashe urwo rugendo n'ingabo ze bagenda baringaniye nk'ingabo zigiye ahantu, baragiye bageze mu gikombe cyuzuye intozi. Noneho urutozi rw'umwamikazi rwumva imirindi, rwumva amajwi, rwumva iki, noneho rubwira izindi zene wabo ngo faqalat namla. Noneho urutozi rw'umwamikazi, kubera ko muri buriya bunyamaswa umwami iteka bari igitsina gore, Qur'an ahangaha niho ibisobanura neza. Hatta idha ataw ala wadi namli, ubwo bari bageze mu gikombe cy'intozi, qalat namla, ni ukuvuga ngo namlatu ni urutozi ariko rw'igitsina gore. Ya ayuha namlu, ngo yemwe ntozi, udkhulu masakinakum, nimwinjire mu buturo bwanyu, la yahtimannakum Sulaiman wa junuda, bataza bakabahwatahwata Sulaiman n'ingabo ze, batabahwatahwata, wa hum la yash'urun, kandi bakabahwatahwata batabizi, batabishaka, nta bushake babikoranye. Iri ni ijambo umwamikazi
w'intozi yabwiye intozi rumaze kumva imirindi y'ingabo za Sulaimani na Sulaimani. Noneho muri ya mpano ya Nabi Sulaimani alayhi salam yumvise ayo magambo urutozi ruburiye izindi. Muri iyi aya harumvikanamo ko Sulaimani n'ingabo ze bari ku mafarasi n'inzovu bagendera ku butaka, kuko n'ubundi Sulaimani alayhi salam yashoboraga no kugendera hejuru mu kirere, nacyo turaza kukibona. Sulaimani yumvise amagambo y'urutozi rw'umwami arishima cyane, aramwenyura, ashimira Imana subhanahu wa ta'ala kubw'inema zayo yamuhundagajeho. Ko yumvise uko urutozi rurimo ruburira izindi, none Nabi Sulaiman arishima, ashimira Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Nibwo Sulaiman alayhi salam yavuze ati Rabbi awzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya, nyagasani Imana nshoboza kugushimira kubw'inema zawe wampundagajeho, wa ala walidayya nizo wahundagajeho umubyeyi wanjye, wa an a'mala salihan tardah, kandi unshoboze no gukora ibyiza wishimira, wa adkhilni bi rahmatik, kandi nyagasani Imana uzanyinjize mu mpuhwe zawe, mu migisha yawe, fi ibadika as-salihin, mu bagaragu bawe beza. Surati Naml aya 19. Bivuga ngo amaze kumva urutozi byo rubwiye izindi, ziva mu nzira koko kugira ngo zidahatwa, none Sulaiman yashimiye Imana avuga ari amagambo. Ubusabe bwa Sulaiman alayhi salam Imana yarabwakiriye. Impamvu rero Sulaiman yasabiye ababyeyi bombi hari muri aya yasabiye ababyeyi bombi, yaba se yaba na nyina, nuko bombi barabemera Imana. Se yari intumwa y'Imana ni Nabi Dawud nkuko twabivuze, naho nyina yari umugandukiramana, yari umubyeyi mwiza w'umugandukiramana w'umunyamasengesho. Hari imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakiriwe na Sa'id ibn Dawud, Yusuf ibn Muhammad na Jabir, ngo igihe kimwe nyina wa Nabi Sulaiman yaramubwiye ngo, ana magambo avugwa n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko nyina wa Sulaiman rimwe yaramubwiye ngo, ya bunayi, mwana wanjye, la tukthir an-nawma bil-layl, ntukaryame cyane ninjoro, fa inna kathratu an-nawm bil-layl, kubera ko kuryama cyane ninjoro, tada al-abdu faqiran yawm al-qiyamah, bisigira umugaragu kuba ari umukene ku munsi w'imperuka. Nuvuga ngo kuryama cyane ninjoro bizagukenesha ku munsi w'imperuka. Icyo yashaka kumubwira kirumvikana. Yamutozaga ibada, yamutozaga gukora cyane ninjoro, kuko ibada za ninjoro nizo zubaka umuntu, zikamwubakamo imani, zikamwubakamo istiqama, zikamwubakamo thabati. Yaramubwiye rero ati, ya bunayya la tukthir an-nawma bil-layl, mwana wanjye ntukaryame cyane ninjoro, fa inna kathratu an-nawm bil-layl, kubera ko kuryama cyane ninjoro, tada al-abd faqiran yawm al-qiyamah, nta kindi bisigira umugaragu wa nyagasani uretse ubukene ku munsi w'imperuka, bakazasanga nta thawabu afite, nta bihembo afite. Ana magambo yavuzwe na nyina wa Nabi Sulaiman. None Imana subhanahu wa ta'ala yabwiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila, yewe hani Muhammad wahamagarwaga ngo byuka mu joro niburaho gato, nisfahu aw inqus minhu qalila, cyaba igice cy'ijoro cyangwa se ugabanyeho, aw zid alayhi, cyangwa se wongereho. Nuvuga ngo uko biri kose na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu by'Imana yamutozaga gukora ibihagararo bya nijoro, gukora ibada za nijoro. Ni umuco mwiza rero, ni umuntu ufite bene uyu muco, umuntu ufite iyi gahunda, abari muri gahunda nziza cyane. Igisobanuro cy'ahangaha rero cyumvikanye nuko uriya mubyeyi yabwiyaga Sulaiman, kandi Sulaiman ni intumwa y'Imana, ariko nyina kuko twabibonye yari umugandukiramana, ariko yashoboye kuburira no kugira inama umuhungu we, kandi ari intumwa y'Imana. Igihe kimwe Sulaiman
yasohokanye na zimwe mu ngabo ze bashaka gukora isengesho ry'ubusabe bw'imvura, ni salatu istisqa. noneho mu nzira aho ngaho basohotse bagiye gukora isengesho ry'imvura, salatu istisqa, Nabi Sulaiman abona urutozi rwashinze amaguru yarwo rwazamuye n'amaboko hejuru ruriho rusaba imvura. Sulaiman alayhi salam abwira abari kumwe nawe, arabwira ati nimuhindukire dusubireyo, imvura mwayihawe, ruriya rutozi mureba hariya rwayisabye kandi rwamaze kwakirirwa ubusabe bwarwo. Bivuga ngo yashoboye kubona urutozi ruri muri ibada, rurimo gusabihi, rwashinze amaguru, amaboko ari mu kirere, rurimo rusaba imvura, ruri muri istisqa. Sulaiman alayhi salam yari afite amoko y'inyoni n'ibisiga bisimburana ku nshingano. Muri zo hari harimo ikinyoni cyitwa hudhud. Hudhud yari ishinzwe kureba hari amazi hasi mu kuzimu kandi ihagaze hejuru. Yamara kuhabona no kumenya ko aho hantu hari amazi ikaherekana. Noneho Sulaiman agategeka amashitani agatangira agacukura kugera kuri ya mazi, bakabona bakayavoma bagatangira kuyakoresha. Hudhud niyo akenshi niyo ari inshingano yayo, kureba ikuzimu ikamenya ngo aha hantu hari amazi, none ikaherekana. Amara kuherekana Nabi Sulaiman agategeka za shayatini zigatangira zigakora umuganda, zigacukura ya amazi akaboneka, ingabo n'abaturage bakabona bakoresha. Igihe kimwe rero Hudhud iza kubura, Sulaiman arayishaka, ayishatse kugira ngo yerekane ahantu hashobora kuba hari amazi, aho bari bageze arayibura. Bayishakira naho isanzwe iboneka cyane, barayibura. Umwami Sulaiman yararakaye cyane, arakaye aravuga ngo kuki ntabona Hudhud, aho ntiyaba yanyivumbuyeho akagenda adafite uruhushya rwanjye. Nabi Sulaiman aravuga ati la u'adhibannahu, ndamuhana bikomeye, la u'adhibannahu adhaban shadida, ndamuha igihano gikomeye cyane. Aw la adhbahannahu, cyangwa se ndayibaga. Aw la yatiyani bisultanin mubin, cyangwa arahita manzanire ibisobanuro n'ibimenyetso bifatika muri uku kubura kwe. Arambwira aho yari yagiye. Niko Nabi Sulaiman yavuze amaze kubura Hudhud. Aya 21 muri surati Naml. Ati ni kimwe rero muri bitatu, ndayihana bikomeye cyane, cyangwa nyibagi, cyangwa inzanire ibimenyetso bisobanuro byumvikana bitari amagambo. Faqala ta'ala famakatha ghayr ba'id, haciyeho akanya gatoya, niko Nyagasani agira, haciyeho akanya katarambiranye. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min saba'i binaba'in yaqin. Agiye kubona Sulaiman abona Hudhud itanze agatego, iraje iramubwira iti jewe navumbuye aho utigeze uvumbura wowe, nabashije kugera aho utigeze ugera, none nkuzaniye inkuru mpamo, nkuzaniye amakuru, nkuzaniye inkuru ishyushye. Nurutse Isaba muri Yemen. Inni wajatu imra'ata tamlikuhum, aho ngaho Isaba nahasanze umugore utegeka abaturage baho. Wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim, ni umugore afite buri kimwe cyose, ariko icyantangaje afite intebe y'ubwami hambaye cyane. Muri surati Naml aya 22 na 23. Icyo nicyo cyari cyatindije Hudhud, ntiyabasha kuboneka mu byicaro byayo aho isanzwe ibarizwa. Noneho umwami ayishatse ayikeneye arayibura, ariko mu by'ukuri koko Hudhud yamuzaniye amakuru kandi afatika. Aho ngaho Isaba, kubera ko iby'Isaba ntabwo Sulaiman yari abizi. Sulaiman yari yibere Baitul Maqdis, noneho Hudhud yinyabya muri Yemen. Isaba ibona ibyo bintu, ntiyasanga umwamikazi niyo ntebe ihambaye n'ibiki,
imuzanira ayo makuru, kuko n'ubusanzwe bari bazi ko Suleyman ari we mwami uganje, nta wundi mwami ushobora kuba ameze nkawe mu karere kose. Yazanye rero amakuru y'ibwami mu gihugu cya Yemen, Isaba, aho umwami yari yarimitse umukobwa we. Umukobwa we aratwara n'abaturage baramuyoboka, baramwumvira, baramukunda. Akaba yaritwaga Bilgis. Uwo mukobwa yitwaga Bilgis, umukobwa wa Saireh. Uyu mukobwa sumubyara yari mu bami b'ibikomerezwa. Bivuga ko yari yarashatse umugore w'ijini aho muri Yemen witwaga Rihana binti Sakan. Baje kubyarana rero uwo mukobwa witwa Talqama cyangwa se Bilgis. Hari Talqama shobora kuba ari izina, none Bilgis wenda ari irihimbano. Uyu mwamikazi yari afite intebe y'ubwami ihambaye, yari ikozwe mu mabuye y'agaciro, itatswe na za lulu na zahabu n'ayandi. Hanyuma abantu baho bakaba bari baratwawe cyane n'amashitani, basengaga izuba, batazi gusenga Imana, batazi Imana icyo ari cyo, nta dawa yari yakahagera. Ayo makuru rero niyo Hudhud, cya kinyoni cyazaniye umwami Suleyman. Akaba ari nayo mpamvu yari yabuze aho abarizwa. Suleyman alayhi salam yahise yoherereje umwamikazi Isaba ibaruwa. Yamwoherereje ibaruwa ifunguye, ikubiyemo ivugabutumwa, kugandukira Imana subhanahu wa ta'ala, kumvira intumwa yayo Suleyman, no gukurikira ubwami bwe, kugendera ku buyobozi bwe nta yandi mananisi. Ibyo biri mu ngingo zari zikubiye mu baruwa Nabi Suleyman yoherereje umwamikazi w'Isaba. Hudhud yajyanye inyandiko Isaba muri Yemen, iragenda isanga umwamikazi Bilgis ari wenyine yibereye mu muhezo mu karuhuko, irayimushyikiriza. Irangije ihagarara hafi aho ngaho ahateganye nawe, itegereje igisubizo ashobora kwiha. Umwamikazi amaze guterera ijisho kuri ya nyandiko, yakoranyije inteko ye yose, abatware, ibikomangoma, arababwira ati bajyanama, bayobozi, ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karim. Jewe nohererejwe ibaruwa, nahawe ibaruwa, inyandiko ntagatifu. Yabasobanuriye umutwe w'amagambo. Icyambere iturutse kuri umwami Suleyman, innahu min Suleyman. Ibaruwa iturutse kuri Suleyman, wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Hanyuma abasomera ngo wa innahu bismillahir rahmanir rahim, mu biyigize no kuvuga iyo baruwa iteguwe mu buryo bw'izina ry'Imana Nyagasani Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Allah ta'alu alayya, hakuyemo ijambo rivuga ngo muramenye nimwihe kunyishyiraho hejuru. Wa atuni muslimin, kandi muze mudusanga, munsange, muze mwishyize mu maboko yacu. Ibaruwa iturutse ku ntumwa y'Imana Suleyman, itangijwe n'ijambo ry'Imana bismillahir rahmanir rahim, Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ntimunyihanikeho, ntimunyishyireho hejuru, kandi muze mwishyize mu maboko yacu. Twari kubabwira ngo nibave mu byo barimo, baze bakurikira ubuyobozi bwe, bakurikira ubwami bwe, ababera umuyobozi, kandi bave muri shirki, bakurikire tawhid. Arangije yabagishije inama, n'umwamikazi, inteko yari harayigisha inama kubikubiye muri iyo nyandiko. Urumva ko hari harimo amagambo ya dawa, ariko hari harimo n'ijambo rimeze nk'iterabwoba, kuko kuvuga ngo utabikoze ibyo aribyo byose hari inkurikizi. Kubera ko Suleyman yari afite ingabo, yari afite n'ibikoresho, yumvaga ko nta n'undi ugomba
kandi kuko nta n'uwari uriho washoboraga kuba yamuhangara kuko yari afite ubwami budafitwe n'undi uwo ari we wese. Noneho inteko y'umwami kazi Bilqis kubera kwiyaminiye nabo baramubwira ngo twebwe twizeye imbaraga zacu, wowe reba neza icyo wumva waduhitiramo, ijambo ni iryawe, icyo uhitamo niba ari ukugenda tukagenda tukishyira mu maboko y'umwami Sulaiman, cyangwa se niba ari ukurwana nawe twebwe turi tayari kubera ko imbaraga turazifite. Umwami kazi Bilqis we yabashije gusobanukirwa amaze gusoma ya baruwa yuko yanditse atari umuntu woroheje, atari umuntu wapfa gutsinda cyangwa kubeshya no gushobora uko ariko kose. Ibyo ngibyo Bilqis yabashije kubisobanukirwa. Ubwo nibwo yashoboye kubabwira ngo abwiriye abagize inteko ye ati nyamara innal muluka idha dakhalu qaryatan, ngo abami iyo binjiye ahantu mu karere runaka afsaduha, baragahindanya barakangiza, waja'alu a'izzata ahliha, bagafata abantu baho bari bikomerezwa bari bubahitse adhillatan, noneho bakagenda bakaba baciriritse. Wakadhalika yaf'alun, ibyo uko nguko barabikora abami. Uyu ni Bilqis ararabwira inteko ye ko abami iyo binjiye ahantu abari bubahitse bari bahinduka adhillatan, baraciririka bajya munsi, kandi ngo ibyo barabishoboye kubikora. Icyo yashaka kuvuga rero harumvikanamo ko we yari amaze kwemera kuyoboka no gukurikira ubwami bwa Sulaiman no kumva ko nta n'ubushobozi bwo guhangana na Sulaiman n'ingabo ze. Noneho abyumvisha n'inteko ye, kandi inteko yari imaze kumuhitishamo ko icyo we ari butorere ari cyo bari bugendereho. Abagira inama rero yuko nguko, kandi yahisemo neza, nta nubwo yari kubasha guhangana na Sulaiman n'ingabo ze. Aho rero nibwo nyine yababwiye ati nyamuneka abami iyo hari aho binjiye abubahitse baho babacisha bugufi. Yari yifitiye ubwoba bw'uko we nibagerayo we n'ubwami kazi yari afite n'iki niwe bazaheraho akabanza akadhalilika, agacishwa bugufi. Icyo yabashije kugisobanukirwa. Umwami kazi rero Bilqis yashatse koherereza umwami Sulaiman impano. Amaze kusoma ibaruwa ye no kuyishishoza no kuyiganiraho n'inteko ye, yashatse kumwoherereza intashyo, impano, kugira ngo arebe ko ari wa muyobozi ushukishwa impano. Ibn Abbas radiyallahu anhu yavuga ko Bilqis yohereza impano yari yabwiye inteko ye ngo aramutse yakiriye impano muzamurwanye, azaba ari umwami ushaka iby'isi, ariko aramutse atakiriye impano muzamukurikire mu muyoboke, azaba ari intumwa yatumwe n'Imana subhanahu wa ta'ala. Uko niko Bilqis yabwiye inteko ye. Arabanza ashaka kumushikisha impano nziza y'ibiki, none arabwira ati nimubona yakiriye basi mwebwe muzaga bigitero mu murwanye, uwo nguwo n'uwisi arishakira iby'isi, ariko natayakira azaba ari intumwa y'Imana koko tuzamukurikire. Sulaiman alayhi salam amaze kubona impano yohererejwe na Bilqis, yabwiye intumwa yayizanye ngo murandataho imitungo, ntimuzi ko Imana yampaye ibyo itabahaye mwebwe? Subiranayo impano zanyu jyana, turaboherereza ingabo zibabuza amahwemo, tubameneshe musuzuguritse. Bamaze kumva ubutumwa bwa Sulaiman bose bahiye ubwoba, bemera gukurikira, kumvira. Noneho bashorerana n'umwamikazi wabo bajya Baitul Maqdis kwa Nabi Sulaiman kwishyira mu buyobozi bwe. Nabi Sulaiman amaze kumenya ko baje Baitul Maqdis bari mu mayira, yakoranije inteko ye maze abaza amajini uwashobora kumuzanira intebe y'umwamikazi wa Yemen mbere yuko bo bahagera. Noneho ijini ryinyabye Yemen
rigende riterure ya ntebe y'umwamikazi, noneho bazaze bayisanga Baitul Maqdis yarahageze. Ifritu ni nk'inkwakuzi mu majini. Inkwakuzi mu majini niyo wiyemeje kuyizana. Qala ifritu min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Inkwakuzi mu majini yaravuze ati jewe ndayikuzanira utari wahaguruka aho wicaye aho ngaho. Nyuma havuzwe ko intebe bayizana, hari Ifritu y'inguse wayizanye yaje kuzanwa n'undi ufite ilmu, ufite ubumenyi bw'igitabo cya Nyagasani mu majini. Wari ufite ubumenyi niwe washoboye kuzana ya ntebe y'umwamikazi, kuko we yaravuze ati jewe ndayizana utari wahumbya aho uhagaze aho ngaho ureba imbere yawe, ijisho nirinanirwa gusa rirajya kunanirwa kugira ngo rihumbye intebe urayibona imbere yawe. Nuvuga ngo biratandukanye. Ifriti we yavugaga ko Sulaiman aho yicaye aho ngaho atari yahaguruka arabamuzaniye intebe iturutse Saba muri Yemen. Noneho irindi rifite ubumenyi mu dini, rifite ubumenyi mu gitabo cya Nyagasani, byo yavuga ati apana, jewe ndayizana utarahumbya, ijisho ryawe ritarananirwaho ririmo kureba hakurya iriya ritarahumbya, ndaba nayizanye. Bakivugana gutyo koko Sulaiman alayhi salam yagiye kubona abona ya ntebe iraje iteretse imbere ye aho ngaho. Sulaiman ibyo bibonye, abonye ukuntu intebe imugeze imbere itatse amazahabu n'ibiki, Sulaiman alayhi salam ati hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sadaqallahu alazim. Aya 40 surati Naml. Sulaiman yashimiye Imana Nyagasani ukuntu bari barimo babivuganaho, aramubwira ati utarahumbya intebe ndaba nayizanye, abarayizanye. Sulaiman akikubita amaso ati hadha min fadli rabbi, iyi ni imigisha ya Nyagasani wanjye, liyabluwani, Imana ingerageza, aashkuru, ese nabanyishimira am akfur cyangwa se mpakana. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi, umuntu ushimira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala nuvuga ngo abashimira ku bwaroho ye. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, n'umuntu hakana uwo nguwo amenye ko Nyagasani subhanahu wa ta'ala arakungahaye kandi Nyagasani ni mutagatifu. Hadha min fadli rabbi. Ramamodoka yanditse hadha min fadli rabbi, abana abantu babashimira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Ramaduka ari za kenkeyeri hadha min fadli rabbi, ibi ni mu rwego rwo gushimira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Uku niko rero intumwa y'Imana Sulaiman yashimiye Imana buriya butwara Imana yari yaramuhaye, ubwami nk'ubwo ngubwo bwo kuvuga ako kanya cyavuze kikaba nk'uko abivuze mu masegonda make cyane. Intebe y'umwamikazi wa Saba rero imaze kugezwa Baitul Maqdis kwa Sulaiman, yategetse ko bayihindagura bakayisiga andi mazahabu, bakayisiga ibindi biki, kugira ngo bagerageze niba umwamikazi ari buze akayisobanukirwa. Yarabitegetse ngo bayihindagure, bayisige andi mazahabu n'ibiki, kuko umwamikazi we yari akiri mu nzira hatari yanahagera. Intebe yamutanze kugera Baitul Maqdis. Ahangaha Sulaiman ati qala nanzur atatadi, tumugerageze turebe niba ari buyisobanukirwe, am takuna min alladhina la yahtadun, cyangwa atari bubashe kwisobanukirwa. Kuko nabasha kwisobanukirwa ni nako kuzayoboka kwe, kuko arahita yumva ari ibintu bimurenze ukuntu intebe yayisize Saba muri Yemen ikabigeze Baitul Maqdis, urugendo rurerure cyane. Ari bwibaza ubushobozi bungana butyo bwaturutse kugira ngo iyi ntebe ibe yantanze mu nzira kandi yahagurutse ayisize mu rugo iwe. Sulaiman rero ati nanzur atatadi, turareba niba ashobora kuyoboka, am takuna min alladhina la yahtadun,
cyangwa se ashobora kuba mu batazayoboka. Falamma jaat qila, umwamikazi amaze kugera Baitul Maqdis baramubajije bati hakadha arshuk, intebe yawe ni nk'iyi ngiyi? Umwamikazi ati qalat ka'annahu huwa, nawe arareba nk'umuntu uzi ubwenge, nk'umuntu usobanukiwe, aravuga ati ka'annahu huwa, ni nkaho ariyo. Ntabwo yavuze ngo niyo abyemeza 100%, ntiyanahakanye ngo siyo kuko yabonaga ariyo, noneho ashyira hagati no hagati, ajyamo hagati no hagati, aravuga ati ka'annahu huwa, ni nkaho ariyo. Surati Namli aya 41-42. Ni abantu babiri b'abanyabwenge barimo bagwa miswi. Bilqis yasubije ko intebe imeze nkayo, ahunga guhita yemeza ko ariyo kuko yari atarumva ukuntu yaba yayisize Yemen none akaba ayisanze Baitul Maqdis. Ubwo Sulaiman yari yarategetse ko bamwubakira inzu ndende yubatse mu birahure, ifite plafo z'ibirahure, mu tuyira twaho hatembamwo amazi, hororerwamwo amafi n'ibindi bisimba byo mu mazi. Sulaiman alayhi salam yategetse umwamikazi kwinjira muri iyo nyubako ndende, aho nawe yari yicaye ku ntebe. Umwamikazi abonye inyubako abanza kugira ngo ni amazi, ni ikiyaga, agiye kwambuka bituma azamura imyenda, yikanga ko ashobora gukozamo imyenda ye, azamura imyenda iragenda igera ku mirundi. Nibwo Sulaiman amumaze impungenge, amubwira ko ari amazi ariko ari mu nyubako y'ibirahuri. Yaramugejeje mu mujyi. Umwamikazi yahereye ko avuga ngo Rabbi inni zalamtu nafsi, nawe yahise atsindwa aravuga ati Rabbi inni zalamtu nafsi, nyagasani Imana nahuguje nafsi yanjye. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin, jewe niyeguriye cyangwa se nishyize mu buyobozi bwa Sulaiman kubera Imana nyagasani. Nuvuga ngo yemeye kuyoboka rero umwamikazi Bilqis. Amajini yo kwa Sulaiman yari afite impungenge z'uko Nabi Sulaiman yazamurongora, kandi yari ikibyarirano cy'umuntu n'ijini. Bagashakisha ukuntu batwikurura ku maguru ye kugira ngo Sulaiman arebe ibyoya byuzuye ku maguru ye, kubera ko uriya mukobwa yari umukobwa uvuka ku mugore w'ijini n'umuntu. Noneho ngo naramuka abonye ibyoya biri ku maguru ye, bo bakavuga bati Sulaiman azahita amubenga. Amajini rero icyo yahungaga ni nta kindi, kuko baravugaga bati naramuka murongoye nyina uriya mukobwa n'umukobwa we bazadutegeka, bategeke na Sulaiman, bwa bwami buganje bwa Sulaiman buveho. Bari bafite izo mpungenge. Abamenyi bahavuga ku buryo bunyuranye. Uwitwa Thalabi avuga ko Sulaiman yaje kumurongora akamutuza iwabo muri Yemen, agategeka amajini kumwubakirayo ingoro 3 zizwi ku mazina ya Gamdani, Salihina na Baituni. Noneho akajya kumusura rimwe mu kwezi, yamusura akahamara iminsi 3. Naho abamenyi barimo Wahab ibn Munabbah bo bavuga ko Sulaiman atamurongoye, ahubwo yamushingiye umwami Hamdan amutuza ibwami muri Yemen. Abenshi bemeza rero ko Nabi Sulaiman yaje kurongora Bilqis. Aha tugiye kureba Nabi Sulaiman ubwo yageragezwaga na nyagasani subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa laqad fatanna Sulaiman wa alqayna ala kursihi jasada thumma anab qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di innaka antal wahhab فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب
wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, surati Sad aya 34 kugeza kuri aya 40. Mucamake y'ibisobanuro by'izi aya zivuga ku kugeragezwa kwa Sulaiman. Yamaze iminsi 40 arwaye, yaraheze mu buriri, atava ku buriri, atanagera no ku ntebe y'ubwami. Yaje rero koroherwa, arasubirana. Amaze gusubirana, nyuma yuko yari yarazahaye, yategetswe kubaka ingoro ntagatifu ya Baitul Maqdis. Arayubaka, ayubakana ubuhanga buhanitse. Ariko kuri we kwari kwisubiramo kubera ko uwari warayubatse bwa mbere ari Israel ni nabi Yaqub. Nkuko byakiriwe mu mvugo ya Abi Dharr, yabajije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ngo nuwe musigiti washyizweho bwa mbere. Abi Dharr yabajije Rasul sallallahu alaihi wasallam ngo nuwe musigiti washyizweho bwa mbere. Intumwa y'Imana iramusubiza ngo al-Masjid al-Harami ni umusigiti mutagatifu wa Makka. Arongera ati naho uwundi. Intumwa y'Imana iramusubiza ngo Masjid Baitul Maqdis ni umusigiti wa Baitul Maqdis, niwe washyizweho bwa kabiri. Naho igihe kiri hagati y'umusigiti wa Makka n'uwa Baitul Maqdis kirangana n'igihe kiri hagati ya Nabi Ibrahim alayhi salam na Nabi Sulaiman alayhi salam mwene Daudi, imyaka irenga 1000. Sulaiman alayhi salam amaze kubaka ingoro ntagatifu ya Baitul Maqdis, yasabye Imana kumuha ubwami utazigera undi wese nyuma ye. Imana irabimwemerera. Imvugo y'intumwa y'Imana yakiriwe n'abasangirangendo batandukanye. Yaravuze ngo ubwo Sulaiman yararangije kubaka Baitul Maqdis, yasabye Imana ibintu bitatu. Imana imwemerera 2. Naho icya gatatu intumwa y'Imana iti nkaba nizera ko icya gatatu ari icyacu, ni icya umati Muhammad. Amaze kubaka Baitul Maqdis, yasabye Imana ngo icya mbere ubucamanza buhuza n'amategeko y'Imana. Imana irakimwemerera. Nuvuga ngo yasabye Imana kugira ngo ajya akemura ibibazo binyuze biberanye n'amategeko no gushaka kw'Imana subhanahu wa ta'ala. Nuvuga ngo kuba umunyakuri, Imana irabimwemerera. Icya kabiri yasabye Imana nyagasani ubwami butazigera buhabwa undi wese inyuma ye. Icyo nacyo Imana irakimwemerera. Nta wundi mwami nyuma na Sulaiman ubasha kuvugana n'intozi, ubasha kuvugana n'ibisiga, ubasha gutegeka amajini no kumva ibyo n'indimi zabyo, ntawe. Hanyuma icya gatatu Nabi Sulaiman yasabye ko uzagana ingoro ntagatifu ya Baitul Maqdis mu masengesho azajya agaruka ameze nk'uko yavuye mu nda ya nyina, nta cyaha asigaranye. Icyo ngicyo cyemerewe umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bazajya bagana ingoro ntagatifu ya Makka. Aba ni abahaji n'abahajati. Ugiye Makka agakora hija neza, akayitunganya, agaruka ameze nk'uko yavuye mu nda ya nyina. Mu byo ahabwa, mu byo agororerwa, nuko agaruka ameze nkaho avutse mu nda ya nyina. Iki ngiki Imana yakimye Nabi Sulaiman. Ngira ngo abahaji barimo bitegura kujya Makka bacyumve ko iki ngiki cyahariwe umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni n'icyubahiro n'agaciro ka Masjid al-Haram k'umusigiti mutagatifu wa Makka. Ingoro ya mbere yubatswe kubera Imana nyagasani subhanahu wa ta'ala. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas, inyubako ya mbere yashyiriweho abantu ku mpamvu yo gusenga Imana no kugaragira Imana, lalladhi bi Bakkata mubaraka, ni ya yindi iri ku butaka bwa Makka hatagatifu, ni al-Kaaba. Niyo nyubako ya mbere. Nuvuga ngo ibikorerwa kuri al-Kaaba ni ndeyo ibada nyakuri iri kuri ubu butaka bw'isi. Naho rero kubijyanye n'ubucamanza buhuza n'amategeko y'Imana, Imana iravuga kuri Sulaiman n'umubyeyi we Daud mu mvugo yayo igira iti: wa Daud wa Sulaiman, yaba Dawidi yaba na Sulaiman, idh yahkumani fil harath, ubwo
bacaga imanza ku murima. idh nafashat fihi ghanamul qawm, ubwo ihene za rubanda zinjiraga mu mirima ninjoro. wa kunna li hukmihim shahidin, muri ubwo bucamanza bwabo, muri ubwo butabera bwabo, muri ubwo bukemurampaka bwabo twarabirebaga, twarabibonaga. fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, ngo twasobanuriye Sulaiman uburyo bw'ubukemurampaka. wa kullan atayna hukman wa ilma, ngo bombi yaba Dawidi yaba na Sulaiman twari twarabahaye hikman n'ubumenyi. Suratul Anbiya 78-79. Kisa rero iteye itya. Uwitwa Sharih al-Qadhi aravuga ko hariho abantu bafite umurima uteyemwo ibiti bikiri bitoto, n'abandi ari aborozi b'ihene bafite imikumbi y'ihene. noneho ihene z'aborozi ziza kwirara mu mirima y'ibiti bikiri bitoto, bikiri mu ngemwe, zinjiramo zirabirya, zirabitotora, zirabimara, zirabirisha. baje kuregera Nabi Dawud alayhi salam, aca urubanza yemeza ko aborozi bagomba kwishyura ibifite agaciro k'ibyangiritse. uko niko Nabi Dawud yaciye urubanza, aborozi bagomba kwishyura ibifite agaciro k'ibyangiritse. bose baje kujya kwa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ntarababaza, ababaza uko byarangiye, barabimutekerereza. noneho aravuga ati iyo nza kubera igihe babakiranuye, nari gutegeka ko ihene zijya kwa ba nyiri imirima, ndetse bakajya banazikama kugeza ubwo bazasubizaho ibiti byangiritse, bikongera bikageraho byari bigeze, bakabona gusubirana ihene zabo. urumva ko mu bukemurampaka yaba Dawudi uko yabikemuye niko, ariko Sulaimani ashatse kubishyiramo akarusho. niyo mpamvu tuvuga ko Nabi Sulaiman yari afite mu bwami bwe yari afite icyo arengejeho se Nabi Dawudi. aya makuru yageze kwa Nabi Dawud alayhi salam, noneho aba ariko abikiranura. ahandi naho hagaragaza ubukemurampaka nyakuri nahavugwa mu mvugo yakiriwe na Abu Huraira radiyallahu anhu, yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo igihe kimwe abagore babiri bombi bari bafite abana babiri b'impinja. imbwebwe iraza itwara umwana umwe w'uruhinja w'umwe muri abo bagore. none abagore babonye hasigaye umwana umwe batangira gusigana, umwe akajya avuga ati uwasigaye ni uwanjye, undi nawe akavuga ati reka da uwasigaye ni uwanjye. noneho bajya ku ntumwa y'Imana Dawudi alayhi salam. bageze kwa Dawudi alayhi salam ngo abakize, aca urubanza ko umwana wasigaye ari uw'umugore mukuru. byari nabyo koko, ariko we yabivuze muri hikima nk'uko yibona n'ubushishozi bwe. yahise avuga ati uyu mwana wasigaye ni uwuriye mudamu mukuru. none turebe bageze kwa Nabi Sulaiman byagenze biti. barakomeza bajya no kwa Nabi Sulaiman, baramutekerereza, arababwira ngo nimunzanire icyuma. munzanire icyuma, umwana wasigaye ndamusaturamo kabiri, buri mugore atwara igipande n'undi atwara igipande. noneho umugore muto impuhwe ziramwica, ubwoba buramwica, arumva ko intumwa niyo itegetse uko nguko. yivamo we wenyine, aragenda yegera intumwa y'Imana Sulaiman aribwira ati yarhamukallah, nyagasani akugirira impuhwe rwose, uyu mwana ni wa mugenzi wanjye, uyu mwana ni wa mugenzi wanjye. Sulaiman alayhi salam bakiranura atyo, umwana wasigaye atwarwa n'umugore mukuru. Dawudi alayhi salam yari yaciye urubanza ko umwana ari umugore mukuru, ariko nta bindi bisobanuro bindi yakizemo, ni ubushishozi bwe na hikima z'intumwa yakoresheje. Sulaiman akoresheje ubundi bufindo, ku buryo icyemezo n'umwanzuro biturutse muri bo ubwabo bonyine. Sulaiman rero yararengejeho muri hikima, kuko nyagasani muri Qur'an avuga ngo fafahamna Sulaiman. Sulaiman twamuhaye gusobanukirwa kurenza Nabi Dawudi, kubera ko Dawudi yari umusaza.
Sulaiman alayhi salam yari afite ikintu agendaho bita busat twagereranya nk'itapi, yaragurukaga ikamugurukana. Sulaiman alayhi salam yaje guhagarika rero kujya agenda ingendo zo ku mafarasi mu rwego rwo gushaka kwiyegurira Imana subhanahu wa ta'ala. Imana yaje kumuguranira imuha kujya agenda ku muyaga kuko ari we wihuta cyane kandi nta nicyo umusaba. Iyo busat yari yubatswe mu mbaho ku buryo yashoboraga gutwara ibyo Sulaiman akeneye byose: amahema, ibikoresho, inyamaswa, amafarasi, ingamiya, imizigo, abantu, amajini n'izindi nyamaswa n'inyoni. Ibyo byose yabirundaga muri busatu. Yamara kubishyira muri busatu agategeka umuyaga ugahuha munsi, busatu ikaguruka nk'uko indege iguruka. Yabaga ashaka gukora nk'urugendo cyangwa gutembera, hari urugamba afite rwo kurwana n'umwami kanaka w'irunaka. Iyo yamaraga gupakiraho ibyo byose yategekaga umuyaga ugahuha uturutse munsi ya busatu. Yamara guhuha, umuyaga wamara guhuha, busatu igatumbagira ikagera mu kirere muri altitude runaka. Noneho yamara kugera aho ngaho aho Nabi Sulaiman uko abishaka, niba ashaka kwihuta agategeka imirabyo igakubita, noneho busatu ikihuta, agatangira akagenda neza nta birantega, nta za sekuse zo mu bicu. Yaba ashaka kwihuta nyine agategeka imirabyo ikamunyarukana vuba na bwangu aho yifuza kujya hose, ku buryo yashoboraga guhaguruka Baitul Maqdis mu gitondo akirirwa Istakir ni hagati ya za Turukiya na Syria. Urugendo ubundi rushobora gukoreshwa ukwezi, akaba ari bwo ahagera. Nyagasani yagira ati wali Sulaiman ar-rih ghuduha shahrun wa rawahuha shahrun, ngo Sulaiman yari afite umuyaga ushobora kumujyana akagenda. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi, ishimwe n'ikuzo byose bikwiye Allah Nyagasani w'ibiremwa byose, nyirimpuhwe nyirimbabazi, umwami w'ikirenga wo ku munsi w'imperuka. Niwe wenyine dusenga kandi niwe wenyine twiyambaza. Tuyobore inzira igororotse, inzira yabo wahundagajeho inema, itari yabo warakariye cyangwa abayo. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.